Muraho neza, tugiye kuganira ku bimenyetso bigaragaza ko umuntu ashobora kuba yaranduye agakoko gatera sida atarinze kujya kwipimisha kwa muganga. Ubushakashatsi bwemeza ko hari ibimenyetso bishobora kwereka umuntu ko yanduye agakoko gatera sida, nubwo bisanzwe bizwi ko kariya gakoko kataboneshwa amaso. Ariko kandi nanone ubushakashatsi bugaragaza ko sida ishobora kumara igihe kinini mu mubiri w'umuntu nta kimenyetso na kimwe igaragaza, ku buryo uwayanduye ashobora no kumara igihe kingana n'imyaka 10 nta n'igicurane ararwara. Kurikirana iki kiganiro kugera ku musozo, uraza kumenya uko wakwiyitaho, unamenye icyo wakora mu gihe wibonaho bino bimenyetso cyangwa mu gihe hari uwo ubibonaho ariko akaba atabiha agaciro. Njye tugiye kuganira, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Nitwa Miriam. Naho mu kanya. Icyorezo cya sida muri iki kinyejana tugezemo ni kimwe mu byibasiye ikiremwamuntu bitewe n'ubwiyongere bwo gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye ku batarashakanye ndetse no gucana inyuma gukabije ku bashakanye. Mu bimenyetso uwanduye virusi itera sida ashobora kugaragaza mbere y'uko yipimisha kwa muganga harimo gutakaza ubushobozi bwo kwibuka no gufata mu mutwe. Umuntu wanduye agakoko gatera sida agenda atakaza ubushobozi yari asanganywe bwo gufata mu mutwe ndetse no kwibuka. Niba usanzwe uzi gufata mu mutwe, ukaba usanzwe uzi kwibuka, ndetse ukaba usanzwe udategwa mu byo uri gukora n'ibyo utekerezaho byose, ariko bikaba bisigaye bikugora kugeza uyu munsi, kandi ukaba uzi ko hari aho wahuriye n'imwe mu nzira zanduza agakoko gatera sida, nyaruka bwangu ujye kwipimisha urebe ko ubuzima bwawe buhagaze neza, ibyo ukeka bitaza kuba ari byo, kuko uramutse usanze waranduye wafashwa hakiri kare ubuzima bugakomeza. Ikimenyetso cya kabiri ni uguhinda umuriro. Niba usigaye uhorana umuriro kandi ugakurikirwa no kumva wacitse intege, kandi ukaba uzi ko hari aho wahuriye n'imwe mu nzira zicamo aka gakoko gatera sida, ihutire kugana muganga akurebere nimba utaranduye, kuko iyo utangiye kuzana umuriro, virusi itera sida iba iri kwinjira mu maraso, itangiye kwigabanyamo uduce twinshi ngo ibone uko igirira nabi umubiri ndetse iwuzahaze. Ikimenyetso cya gatatu ni uguhindagurika k'ukwezi k'umugore, ubwo ni ku gitsina gore cyanduye sida. Mu busanzwe guhindagurika k'ukwezi k'umugore biterwa n'impamvu nyinshi zinyuranye, ariko iki ni ikimenyetso gitangwa n'inzobere mu bushakashatsi bw'iki cyorezo. Umugore cyangwa umukobwa ukunda gukora imibonano idakingiye, nyuma ukwezi kwe kukaza guhindagurika, akwiriye kujya kwipimisha akareba niba ataranduye agakoko gatera sida. Ikimenyetso cya kane ni ukugira umunaniro udashira. Iyo agakoko gatera sida kamaze kwinjira mu mubiri w'umuntu, umubiri utangira gukoresha ingufu nyinshi zidasanzwe urwana n'uwo mwanzi, maze bigatuma intege zicika bitewe n'iyo ntambara umubiri uri kurwana, bikananiza umubiri kugeza ucitse intege. Niba warakoze imibonano idakingiye cyangwa ukaba hari ahantu wahuriye n'imwe mu nzira zanduza ako gakoko gatera sida, kandi ukaba wumva usigaye uhorana umunaniro, ihutire kujya kwa muganga umenye uko uhagaze. Ikimenyetso cya gatanu ni ukugira ubugendakanwa. Kubyuka ugasanga mu kanwa kawe hajemo ibintu by'umweru, no ku rurimi ariko hameze, wahoza ntibishireho, ni icyerekana ko ubudahangarwa bwawe bwatangiye kugabanuka. Ubusanzwe mikorobe itera ubugendakanwa iba mu kanwa ka buri muntu wese, ariko ubudahangarwa imibiri yacu isanganwe butuma izi mikorobe zitadutera indwara. Iyo ubudahangarwa bwacu bwinjiriwe maze bukagabanuka, urugero nko mu gihe umuntu yanduye aka gakoko gatera sida, ahita atangira kurwara ubugendakanwa. Ariko ku banduye sida, akenshi ubugendakanwa bugaragara iyo abasirikare b'umubiri bari munsi ya 200. Ikimenyetso cya gatandatu ni ukubira ibyuya nijoro.
Agakoko gatera sida iyo kamaze kugera mu mubiri gatangira gukora cyane, kanakoresha umubiri mu buryo budasanzwe, ku buryo uwo kinjiriye arara abira ibyuya cyangwa se ibyunzwe nijoro. Ikimenyetso cya karindwi ni ugutakaza ibiro ku buryo bwihuse. Nubwo iki kimenyetso kidasanzwe kiboneka cyane ku basanzwe banduye agakoko gatera sida, ariko ubwandu bushya tugezemo muri iyi minsi bw'agakoko gatera sida bushobora gutuma umuntu atakaza ibiro ku buryo bwihuse. Niba ubona waratakaje ibiro 10% by'ibiro wari usanganywe, wenda urugero niba wari ufite nk'ibiro 70, wakwipimisha ugasanga watakaje ibiro 7 mu gihe cy'ukwezi kumwe, kandi bikagendana n'impiswi, ushobora kuba waranduye agakoko gatera sida. Ihutire kujya kwisuzumisha umenye uko uhagaze. Ikimenyetso cya 8 ni ukugira ibiheri bidasobanutse ku mubiri. Nubwo atari kuri sida gusa ibiheri bishobora kugaragarira, ariko ubwandu bukunze kugendana no kuzana ibiheri biza ari bito bito, biretsemo utuzi kandi bitukura, maze akenshi bikagenda bivamo kimwe kinini kubera biba byegeranye. Nubwo tuvuze ko n'izindi ndwara zatera ibi biheri, ariko kuri sida ho bifata igice cyo hejuru, ubwo ni igice cy'igihimba, ndetse bikunze kugendana n'ibisebe mu kanwa no mu myanya ndangagitsina. Bikanagendana no kugira ibicurane hagati y'icyumweru kimwe se cyangwa ibyumweru 2 nyuma yo kwandura. Nka nyuma y'ibindi byumweru 2 ibyo bicurane bikikiza utarinze kubivuza, ariko kandi nanone nyuma bikazagaruka. Ibindi bimenyetso bigaragaza ko ushobora kuba waranduye virusi itera sida nubwo waba utarajya kwipimisha kwa muganga, ni ugukunda kurwara indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina zigarukirana kenshi, kugira inkorora idakira, no kugira ibibyimba mu ijosi, mu kwaha cyangwa mu rukenyerero. Ibi bimenyetso bishobora kumara iminsi mike bikagenda, bityo bikaba byatuma umuntu atabiha agaciro. Ariko niba ufite aho wahuriye n'inzira iyo ari yo yose yanduriramo virusi itera sida, jya kwisuzumisha kwa muganga maze umenye uko uhagaze. Ibi twavugaga ni ibimenyetso by'igihe kigufi ku muntu wanduye virusi itera sida. Habaho n'ibimenyetso by'igihe kirekire ku muntu wanduye iyi virusi ariko akaba yimaranye igihe. Ni byiza kumenya ibimenyetso rero, byaba iby'igihe kigufi ndetse byaba n'iby'igihe kirekire, kuko bituma umenya uko ugiye kwikurikirana ushyizemo ingufu. Ibimenyetso by'igihe kirekire tuzabiganiraho mu kiganiro cy'ubutaha. Inama naguha dusoza: nubwo kumenya ibimenyetso ari ingenzi, ariko si ngombwa ko urindira kubibona ngo ubone kujya kwipimisha, kuko siko bigaragara ku bantu bose. Niba ukeka ko wahuye n'icyanduza virusi itera sida icyo ari cyo cyose, ni byiza kwipimisha hakiri kare ugatangira gufata imiti mu gihe basanze waranduye virusi itera sida. Kandi kuba wasanga waranduye virusi itera sida ntabwo bishyiraho iherezo ku buzima bwawe, kuko iyo ufata imiti neza kandi ku gihe, ubuzima burakomeza maze ugafatanya n'abandi mu iterambere. Ndagushimiye. Tugezeho icyifuzo cyawe, ikibazo, igitekerezo ndetse n'inyunganizi muri komenti cyangwa se kuri WhatsApp nimero 0788 73 78 15. Murakoze, mugire amahoro, naho ubutaha. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.